Iyo Umwanzi Aguteye Inkunga, Ezira igice cya 4:3. Ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu ya sekuruza b'Abisirayeli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli, nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Mu ntambara turwana dusabwa kugira ubwenge bw'Imana kugira ngo tumenye uko turwana, tunavumbura amayeri y'umwanzi. Akenshi iyo umwanzi abonye ananiwe kuturwanya, ashaka uko yiyoberanya ngo yisanishe natwe kugira ngo twinjirire abone uko atunesha turimo. Uko niko amatorero menshi yagiye yinjirwamo n'abakozi ba Satani. Abantu kubwo kutagenzura no kudasenga ngo Imana ibaha ubwenge, bagahita babakira ndetse bakabashyira no mu myanya y'ubuyobozi, ntibamenye ko ari abakozi b'umubi biyoberanije. Bamwe bemera kubatizwa bakinjira mu itorero, nyamara bafite umugambi wo gusenya itorero ry'Imana. Iyi mikorere yangije byinshi mu murimo w'Imana, ishyirisha igitutsi ku izina rya Kristo kubwo kuragiza ubwoko bw'Imana ibirura bisa n'intama. Ijambo ry'Imana rituburira cyane kuri iyo mikorere ya Satani. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Abakorinto ba 2 igice cya 11:14 kwa 15. Ubwo Abayuda bavuye mu bunyage bubakaga urusengero rw'Uwiteka, abanzi babo bagerageje kubegera, bababwira ko bashaka gukorera Imana yabo, ariko Zerubabeli na bagenzi be bagira ubwenge bwo kubahakanira. Bukeye abanzi b'Abayuda n'ab'Abanyamini bumvise yuko bavukiye mu bunyage babubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli urusengero, bahera ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu ya sekuruza, baramubwira bati, nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami wa Ashuri watuzamuye akatuzana hano. Ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu ya sekuruza b'Abisirayeli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli, nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Ezira igice cya 4:1-3. Babonye bananiwe kubinjirana, bashatse ubundi buryo babarwanyamo, bagerageza kubaca intege, bandikira abami babarega, ariko kuko Uwiteka ari kumwe n'ubwoko bwe, ntacyo abanzi babashije kugeraho, cyane cyane ko babarwanirizaga ku ruhande batarabashije kubinjiramo. Danieli yahanuye ko mu minsi ya nyuma benshi bazifatanya n'ubwoko bw'Imana ariko baburiganya. Danieli igice cya 11:34. Ni abakozi ba Satani bazashaka kwivanga n'itorero rya Kristo ngo babone uko barisenya. Ni igihe itorero rikwiriye gusaba ubwenge bwo kumenya kugenzura abarizamo kugira ngo intama z'Imana zirindwe kwicwa n'ibirura kubw'uburangare. Dusenge. Mwami Yesu, nsabiye itorero ryawe ngo uriho ubwenge bwo kumenya intumwa z'umubi zishaka kwifatanya nabo babaryarya, mu izina ryawe Yesu. Amen.